inzira y'ibihe buri munsi ni ipaji nshya y'amateka yandikwa mu isi nayo akaba uruhererekane rw'ibihe byahise ubundi akanisubiramo. Inzira y'ibihe, ikiganiro cy'amateka kuri radiyo Rwanda. Imyenda cyangwa se imyambaro uko byamera kose, igihe cyose abantu bakeneye kugira icyo bikinga ku mibiri, ntibaretse kimwe n'inyamaswa ngo bagaragare buri uko baremwe. Hari impamvu nyinshi zagiye zibasunikira gushaka ibyo bambara, byaba bikoze mu bibabi n'ibishishwa by'ibiti cyangwa impu z'amatungo n'izindi nyamaswa bahigaga. Bakomeje gukora no guteza imbere imyambarire bijyanye n'iterambere ryabo kimwe n'ubuhahirane n'abandi. Imyenda cyangwa imyambaro yagiye itandukana bijyanye n'impamvu zo kuyikora zariho. Icyambere cyahuriweho na bose mu isi ni uko abantu bakeneye kwambara kugira ngo birinde imbeho, izuba kimwe n'amasimba aho agwa ku bwinshi. Icya kabiri cyabaye ubutumwa, aho umwambaro runaka wagaragazaga umuntu w'icyiciro cye cyihariye mu bandi, ndetse n'ibindi bitandukanye. Uko ibihe nabyo byagiye bisimburana, imyenda cyangwa imyambaro nayo yagezaho izamo ubucuruzi mpuzamahanga. Imwe igakorwa mu buryo bwihariye butuma ku kanya ihenda bidasanzwe, indi igashyirwaho n'imitako y'agaciro n'amafiyeri mu midodere irushaho kuba umurimbo n'imari mpuzamahanga. Muri ubwo buryo mu isi yo muri ibi binyejana, haba hariho izuba, imvura cyangwa ntabyo, abantu bambarira uko bagaragara mu myambaro yabo. Ntibikiri impamvu zo kurinda uruhu rwabo ingaruka zose zijyana no guhinduka kw'ibihe nk'uko byatangiye. Iki kiganiro ni Inzira y'ibihe kuri radiyo Rwanda. Tugiye kugaruka byihariye ku mateka y'imyambaro, imyenda kugeza mu bihe by'ikoranabuhanga ririho ubu, aho yahindutse ibicuruzwa mpuzamahanga, ari nako isi yose yihuriza ku myambarire imwe itakigira itandukaniro nk'uko byahoze. Politiki y'imyambaro n'inganda zikora imyenda mu isi. Inzira y'ibihe ni buri ku Isabato saa 6 z'amanywa no kuwa kabiri saa 2 z'ijoro. Ndi Alphonse Muhire Munana. Homo sapiens niwe mukurambere wa muntu wegera cyane imiterere y'abantu uko bariho mu isi ubu, harebwa imiterere y'umubiri nyine. Uyu ngo yatangiye kwambara cyangwa kugira ibyo yikinga ku mubiri ahagana mu myaka 170 yose yashize. Uhereye ubwo iterambere mu myambarire no gukora imyambaro ubwayo byajyanye buri gihe n'imico y'abantu, kimwe n'ibice babarizwamo buri gihe nabwo bikajyana n'ibyaborohera gukora n'iyo myambaro. Ibyo byagiye biba nk'ibimera, kimwe n'impu z'inyamaswa zabarizwagaho babarizwa nabo ku bwinshi aho batuye. Nibyo byagennye imyambarire yabo mu bihe bya kera. Uko ni nako umuhanga mu by'imibereho mu miryango migari y'abantu bwana Marcel Mauss yagabanije ibice bibiri mu nkomoko y'imyambarire mu batuye isi, aho agaragaza ko igice cya mbere ari ukwambara byo kwifureba, aho abantu batangiye noneho gukora ibitambaro. Ibyo bikaba bihagije gutyo gusa, bakabyifureba nk'ibishura n'imikenyero bakarekeraho, ibyo bikaba birahagije. Ibyo nabyo byagiye bikorwa cyane cyane mu bice bishyuha by'isi, naho ahandi rero habarizwa ibihe by'ubukonje bukomeye n'ubutita bujyana no kugwa kw'amasimbi. Aho niho bakeneye bwa mbere noneho kudoda, kuko ya myitero n'ibishura byonyine ntabwo byari bigihagije, ahubwo ibyo byongeweho noneho imirimo yo kudoda bikagabanywamo ibice bito bito bishyirwa hamwe bikegerezwa cyane ku mubiri. Nuko batangiye gukora nk'amashati, amakoti, amakabutura n'amapantaro, kuko uvanyeho n'ubwo bukonje byabasabaga indi mirimo nko kurira amafarashi. Ibyo byose bigakorwa nta gice na kimwe cy'umubiri gisigaye hanze kitifubitse. Nuko kudoda nabyo byaje gutezwa imbere. Mu bice bitandukanye by'isi uzasanga hari nka kilt y'abanya-Ekose, kimono z'Abayapani cyangwa amabubu y'Abanyafrika. Imyenda ya kera cyane imagaruka ku mateka n'imico. Ibyo byose bikaba imyambaro buri wese abona agahita ku kanya n'inkomoko yayo. Ni imyenda ijyana n'imico yihariye yatambutse ibinyejana n'ibinyejana by'imyaka, ikaba ikiriho icyambarwa. Nyamara muri ibi bihe tubamo, abantu bambara kimwe muri rusange imyambaro imwe. Imyenda icyarimwe yahindutse mpuzamahanga, nka jeans, t-shirt, basket cyangwa sneakers iyo bigeze nko ku birato. Harangije kubaho kwihuza gukomeye ku ruganda mpuzamahanga rw'imyenda ikorwa kimwe ikambarwa hose mu isi icyarimwe.
ibyo nabyo bigatuma imyenda ikora ibirometero bitabarika mbere yo kubarizwa ku masoko no mu tubati cyangwa ahandi abantu babika imyenda iwabo mu ngo. Imyenda amateka yayo yo ni maremare. Kuyikora bivugwa ko nabyo byatangiriye mu burasirazuba bwo hagati mu bice bibarizwa ubu ngubu hagati ya Turukiya, Iraq na Iran ahagana mu myaka 900 mbere ya Yezu. Abari batuye muri ibyo bice si imyenda gusa bakoze bwa mbere nk'uko bigarukwaho, ni nabyo bice byateje imbere ubuhinzi n'ubworozi imbere y'ahandi hose mwese. Noneho aho ngaho mu bwoya bw'intama n'ubw'ihene bororaga ku bwinshi, baje kugira igitekerezo nanone cyo gukoramo indodo nazo zaje kujya ziboherwa hamwe zikavamo ibice by'ibitambaro byateranywaga bikadodwa bikavamo imyambaro. Ntabwo indodo zagiye zivanwa mu moya y'inyamaswa gusa, ahubwo mu bindi bice bishyuha cyane nko mu Misiri naho biza amayeri yo kuvana indodo mu bimera nka lin kuva mu myaka 3000 mbere ya Yezu. Naho mbere yaho gato muri Aziya mu bihugu nka Pakistan n'Ubuhindi guhera mu myaka 5000 mbere ya Yezu, kimwe no muri Amerika y'Epfo mu bihugu nka Mexique na Guatemala, Equateur na Peru, ipamba niryo bakuragamo indodo begeranyaga zikavamo ibitambaro, nabyo bakabidoda uko babyumva bakavanamo imyambaro n'ibishura nabo bifurebaga uko babishaka. Hanyuma noneho mu myaka 3000 mbere ya Yezu hari izindi ndodo ziva ku nyamaswa n'udukoko zatangiye gukorwa zivanwa mu tunyabwoya twiswa amagweja. Indodo n'ibitambaro zakorwagamo mu buryo karemano nta butabire ubwo ari bwo bwose bundi bwitabajwe. N'ibitambaro byahise bitangira gukorwamo ubucuruzi bwambukiranyaga imipaka bivanwa hamwe byerekezwa ahandi. Ibitambaro bikoze mu moya y'inyamaswa nibyo byiswe laine cyangwa wool. Ibyo byaje kuzuzwa ku isoko ry'Uburayi biva imihanda yose y'isi. Noneho kuva hagana mu mwaka w'100 mbere ya Yezu, n'ibitambaro bya lin cyangwa linen byageze mu Burayi biva mu Misiri bihagijijwe n'abanyafenisi bakwirakwiye mu Burayi bwose. Fenisi ni igicugu kibarizwa kuri Libani na Syria. Naho ibitambaro bikoze mu ipamba nabyo byabanje guhinduka ibicuruzwa mpuzamahanga bwa mbere ubwo Abarabu bajyaga kubigura mu Buhindi bikagera bwa mbere mu Burayi bijyanwe n'abarwanyi b'abakroise mu ntambara bise ntagatifu croisade barwanye mu burasirazuba bwo hagati bajya kubohoza ubutaka butagatifu ku bakristo hari mu bihe byo hagati y'ikinyejana cya 11 n'icya 12. Ipamba naryo mu gukunda bidasanzwe ubwiza bw'ibitambaro bikorwamo ryahindutse igicuruzwa cya mbere mpuzamahanga kimaramirwa cy'ubucuruzi buvamo inyungu z'agahebuzo. Ni ipamba ryaje no guhita rishingirwaho impamvu n'igice kinini cyane cy'imirimo y'ubucakara. Ubwami bw'abami bw'abanyaburayi mu kwigarurira ibice binini cyane by'umugabane wa Amerika no kubona ubutaka bugari cyane bwashoboraga kweraho ipamba, nta bakozi bahagije nanone bashoboraga kubona bo guhinga ipamba naryo rihagije ku buryo barivanamo inyungu zose bifuzaga, cyangwa ngo abashaka ibitambaro rikoze mu Burayi bose bazabibone mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose butari kujya gutunda abacakara birabura muri Afurika ngo bajye guhinga iryo pamba ku buntu, babatunze ku bwinshi batyo ipamba riraboneka byanze bikunze ku isoko. Cyangwa silk nibyo bitambaro biva mu ndodo z'amagweja. Ibi byabanje kubibanga rikomeye cyane ku Bashinwa mu gihe cy'imyaka 100 byinshi, aba ari cyo gicuruzwa cya mbere cyagatangaza Abashinwa bacuruje mwese mu gihe kirekire ibi bitambaro bya silk. Uburyo byari bikunzwe cyane mu Burayi kandi abo banyaburayi batazi uko bikorwa, byari imari ikomeye cyane ku buryo amayira menshi y'ubucuruzi hagati y'Ubushinwa n'Uburayi kimwe n'ibindi bice by'isi yitiriwe ibi bitambaro by'amagweja. Vuba aha mu mwaka w'2013 Ubushinwa bwatangije politiki yindi bwise Belt and Road Initiative yubakiye cyane ku gushinga ibikorwa remezo. Ubushinwa bushora imari mu bihugu 70 babanza ariko nanone n'ubundi kuyita Silk Road Economic Belt, uruziga rw'ubukungu bushingiye ku muhanda w'ibitambaro by'indodo z'amagweja. Niyo politiki ubu ngubu ishyize hejuru cyane ubukungu bw'Ubushinwa muri ibi bihe kuva ubwo bwahitagamo gushyira ibi mu bikorwa, nabwo noneho bukareka kwihugiraho ahubwo bugatangiza ubukungu bushingiye ku buhahirane n'amahanga bwigarurira n'amasoko atabarika ku ruhando mpuzamahanga, byose mu izina ry'ibitambaro by'indodo z'amagweja, kuko mu mateka ari nacyo gicuruzwa mpuzamahanga cya mbere cy'Abashinwa cyabanje kwigarurira isoko mpuzamahanga. Ibyo baracyabyibuka. Abanyaburayi bo mu kinyejana cya 19 imirimo yo gukora ibitambaro cyangwa se kubifuma kimwe no gukora imyenda ubwayo baje kuyishyira n'izindi tekinike zihambaye. Hahimbwa imashini zo gufuma indodo
maze mu masegonda make cyane zikaba zivuyemo ibitambaro bikorwamo imyenda, abandi nabo ku zindi mashini bagahita baterateranya bya bitambaro mu gihe gito cyane, nanone imyambaro ikaba yagejejwe ku isoko. Naho mu 1932 kuri tekinike zo gukora imyenda haje kongerwamo noneho ikoranabuhanga rindi ryo ku rwego rwo hejuru, maze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikigo Dupont de Nemours mu mirimo ihambaye nabo ubushakashatsi mu butabire babasha gukora ibitambaro bya nylon bikomera cyane bikozwe mu bisigazwa bya petrol. Ibyo bikorwa ku giciro gito cyane bigereranijwe n'ibindi bitambaro bikorwa mu buryo karemano, nta rindi koranabuhanga iryo ari ryo ryose rijyana n'ubutabire ryitabajwe. Nylon yaje aricyo gitambaro cya mbere gikorwamo imyenda ubwo gihimbwe n'abantu ku giti cyabo hatifashishijwe ibimera cyangwa inyamaswa, ariko nyuma haza ibindi nka polyester na acrylic. Ibyo byose ushobora kubibona kuri etikete cyangwa twatundi imbere mu myambaro yanyu, mushobora kureba aho ikikozemo, uburyo bwo kuyimesa, kuyitera ipasi, kuyibika ndetse n'ibindi. Ubu imyenda ikoze mu bitambaro biboneka mu buryo karemano, fibre naturelle nk'ipamba, ubwoya bw'inyamaswa ndetse n'ibyo bitambaro byo mu ndodo z'amagweja. Iyo yose iboneka nta butabire ubwo aribwo bwose bwitabajwe, niyo mike cyane ubu ngubu ku isoko hagereranijwe n'iva muri fibre synthétique, ibitambaro abantu bikorera mu binyabutabire bitandukanye. Nk'ubu toni miliyoni 40 za polyester niyo myambaro yakozwe mu isi mu 2015, mu gihe nyamara ari toni 26 zonyine z'imyenda ikoze mu ipamba yagejejwe ku isoko. Ibi byose bishingiye ku kuba imyenda ikoze mu bitambaro biboneka mu binyabutabire. Iyo ngiyo igiciro cyo kuyikora kiba kiri hasi, bikoroha cyane rero gukora ibyo bitambaro ubwabyo mbere yo kubidodera hamwe ngo bivemo imyambaro ishyirwa ku isoko. Hakiyongeraho n'ikindi gikomeye cyo kubidacuya mu buryo bworoshye, ni imyenda icyo gihe ihorana amabara yayo kenshi kugeza ishaje. Uko kwihimbira ibindi bitambaro bitaboneka mu buryo karemano gusa, ahubwo bigakorwa mu binyabutabire nk'ibisigazwa bya petrole, kongeraho uburyo bundi bwadutse mu 1950 bukitwa prêt à porter cyangwa ready to wear. Abakora imyenda bo bagakora myinshi cyane ishoboka mu ngano zitandukanye, nta muntu n'umwe biriwe bapima, ahubwo abashaka kuyigura akaba ari bo bajya kuyipimbira mu isoko yararangije gukorwa, kugeza buri wese abonye mukwiye akagura akajyana iwe. Ibi byose byaje koroshya cyane uburyo bwo gukora imyenda, hahimbwa imideli myinshi cyane itandukanye. Abantu bagira demokarasi y'agatangaza mu myambarire, bakihitiramo ubwabi babereye akaba ariyo bambara. Naho kuva mu myaka y'ibihumbi 2000 mwese ikijyanye no kugura imyenda kubera uburyo nayiboneka hose, abantu ku mpuzandengo bagura imyenda myinshi cyane inshuro 3 kurusha iyo baguraga mu myaka 20 yashize. Imyenda nanone ubu ngubu yambarwa igihe gito cyane inshuro 4 kurusha uko umwambaro wambarwaga mu myaka 20 yashize. Ibyo byitwa fast fashion. Gukora imyenda myinshi cyane kandi mu buryo budahenze hakurikijwe imideli igezweho n'ubwinshi bw'abayishaka ku isoko gusa. Iyo ngiyi ikambarwa hafi na bose mu gihe gito, ukagira ngo ni impanga mu isi. Hafi ya bose abantu bambaye kimwe mu gihe gito cyane gusa, ariko hakaduka undi modeli, maze nanone bose iyo bari basanganywe bagafasha hasi bagasubira ku isoko bakagura bakambara iyo ngiyo mishya igezweho, ya yindi ikaba itakigezweho igaparikwa byo kujugunywa. Bitandukanye cyane nuko imyambaro yadutse ari ngombwa cyane abantu bakambarira kwirinda ingaruka zo guhindagurika kw'ikirere. Imyenda akaba ari yo kwikinga imbeho cyangwa izuba ryinshi, kongeraho wenda n'isoni zibasaba kugira icyo bikingaho byanze bikunze ngo ntibagaragare bambaye ubusa buri nk'inyamaswa. Kwambara ubu ngubu bitandukanye cyane n'ibyo ngibyo, bijyana gusa no kuberwa, kongeraho ibigezweho. Niyo byaba bitabereye bipfa kuba ari imyambaro n'ibirato bigezweho. Ibigezweho mode cyangwa umudeli ugezweho w'imyenda ni ingingo ikomeye cyane, ku buryo hari ibinyamakuru byinshi mpuzamahanga usanga aricyo byandikaho cyonyine, cyangwa nanone ari icyo bikoraho inkuru hafi ya zose zabyo. Ibyo kandi bikagira n'uruhare rukomeye cyane mu mahitamo y'abatuye isi ku bijyana n'imyambarire, akaba ari byo bibereka imyenda bagomba kugura no kwambara. Nk'urugero, ibinyamakuru nka Elle kigaruka cyane ku myambarire ubwacyo, cyandikwa mu ndimi zitandukanye kandi kikagira ibiro bisaga 50 mu bihugu bitandukanye mwese. Cyangwa ikindi kinyamakuru nka Vogue nacyo ni hafi aho ngaho. Imijyi nka New York, Paris, Londres na Milan, aho hahindutse ahantu ho guhimbira isi imideli y'imyambaro, hakabera amamurikagurisha y'imideli igezweho y'imyambaro inshuro zitari munsi y'ebyiri nibura ku mwaka.
ubu haje kwiyongeraho n'indi mijyi nka Shanghai mu Bushinwa na Lagos muri Nigeria. Iyi mijyi yose mu buryo budasubirwaho n'imirwa mikuru y'imideli ikorwamo imyenda isi yambara ku giciro kigenwa n'abayikora n'abayamamaza. Kuva mu 2002 kugera mu 2015 ubucuruzi n'isoko ry'imyenda mwese bwaratumbagiye bidasanzwe. Amafaranga ava mu bucuruzi bw'imyenda yavuye kuri miliyaridi y'igihumbi agera muri miliyaridi 2,500 z'amadolari y'abanyamerika ku mwaka umwe. N'amafaranga y'ubucuruzi bukomeza kuzamuka cyane ku buryo azababarirwa muri miliyaridi nibura 5,000 ku mwaka umwe nibigera hagana mu mwaka wa 2025. Mwese abaguzi bahambaye b'imyenda abagura myinshi cyane kurusha abandi ubu n'Abongereza, aho ku mpuzandengo nibura umwongereza umwe agura ibiro 26 n'ibice 7 by'imyenda ku mwaka. Ubwo ugereranije nibura ku mwongereza umwe n'amakoboyi 16 y'amapantaro n'imipira cyangwa t-shirts 40 ku mwaka, ni ibiro 26 by'imyenda ku mudage umwe ku mwaka, ibiro 14 n'igice ku mutaliyano umwe, ibiro 9 by'imyenda ku mwaka ku mufaransa umwe. Nubwo aha mu Bufaransa ari hamwe mwese bizwi ko hambarwa imyenda mu mideli hambaye igezweho, imyenda inahenze cyane. Naho vanye haba ngaba bakura myinshi cyane kurusha ahandi hose mwese. Nanone impuzandengo rusange ku batuye isi ni ibiro 5 by'imyenda buri wese mwisagura ku mwaka umwe. Aho bigeze noneho nubwo ababarizwa mu bice by'uburengerazuba bw'isi ari bo bagura imyambaro myinshi ku mwaka kurusha ahandi, nyamara Abashinwa aho impuzandengo yo kunyigura ubu ngubu ari ibiro nibura 6 byayo kuri buri mushinwa ku mwaka, nyamara bizagera mu 2030 muri iki gihugu buri muturage agura hagati y'ibiro 10 na 16 by'imyenda buri mwaka. Ubu Ubushinwa niryo soko rya mbere rigari ry'imyenda mwese imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwazo, kandi hashize imyaka 10 yose Ubushinwa bwonyene bwihariye 38% by'imyenda yose ikorwa ikagurishwa mwese. Kimwe nuko ibintu byose bihenze bijyana n'imideli irimo n'iyo myenda, amavuta na za perfume byose mwese bigurwa n'Abashinwa ubu kwijanisha rinini cyane ryabyo. Isi yose nanone hugiye kukugura imyambaro, nyamara siko ikorerwa hose. Nanone mu 2018 inyungu z'ubucuruzi hafi bwose bw'imyenda zari zihariwe n'ibigo 20 gusa bigikora. Ku isonga Nike y'Abanyamerika, Inditex y'Abanya-Espagne na marque z'imyenda yabo nka Zara na Bershka, LVMH y'Abafaransa, TJX y'Abanyamerika, cyangwa nanone Kering na Hermes, Fast Retailing mu Bayapani na marque zayo zirimo Uniqlo n'izindi. Imyenda y'ibi bigo icuruzwa mu isi yose ku bwinshi ku buryo bangirayo baza mu bahirwe ba mbere mu isi batunze akayabo kadasanzwe. Abo bakaba nka Bernard Arnault yari wa gatatu ku rutonde rw'abahirwe mu isi rukorwa na Forbes, yabarirwaga miliyaridi 76 z'amadolari y'Abanyamerika mu 2020. Ubundi boss wa LVMH y'Abafaransa Armancio Ortega, boss wa Inditex y'Abanya-Espagne wa gatandatu kuri urwo rutonde na miliyaridi 55 z'amadolari y'Abanyamerika, cyangwa rero bwana Phil Knight wa Nike wa 25 mu batunze amafaranga menshi ku isi na miliyaridi 30. Muri ibi byose rero inganda cyangwa ibigo bikora imyenda kugira ngo bikomeze kwambika isi mu bwinshi n'imideli ihindagurika buri kanya, hagenderwa ku ihame ry'ubukungu ribasunikira mu gukora imyenda myinshi cyane kandi mu gihe gito, hibanzwe ubwo ngubwo no mu kugabanya igiciro rero cy'ibyo nabo bashora ku ngano yose ishoboka. Nyuma yo kwifashisha tekinike na tekinoloji mu gukora imyenda, icyakurikiyeho cyabaye cyitwa delocalisation, kwimura inganda zabo aho bakorera imyenda hakaba mu bihugu hanini bikennye cyangwa se nanone bifite politike mbi z'akazi ku baturage babyo. Abo bagakoreshwa rimwe na rimwe nta bwishingizi bufatika kandi n'imishahara ikabiri hasi cyane. Ibyo ni ryo shingiro ryo gukora imyenda myinshi cyane no kuyinyanyagiza hose mwese ikahagera ku ngano yose ikenewe. Ntabwo imyenda yakorerwa gusa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Canada cyangwa mu bihugu by'ubumwe bw'Uburayi ngo hazaboneka ingano ihagije mu isi, cyangwa se igiciro cyayo ubwacyo kizabashe kwigonderwa na benshi, kuko ibihumbi byinshi by'abakozi bakenerwa mu kuyikora. Nabo aho ngaho ari izo nganda zibarirwa, imishahara ntabwo yakwigonderwa na buri boss wese w'uruganda ruyikora. Hashyirwamo noneho ibijyana n'uburenganzira bw'abakozi ubwabyo. Imyenda yahenda cyane, abayikora nabo ntabwo baba baherwa uko bimeze uko nguko, kandi nta nubwo ku isoko haba hagurwa buri kanya imyenda ku ngano bikorwaho ubu ngubu twagarutseho. Nuko rero hagati mu kinyejana cya 20 inganda hafi ya zose zikora imyenda
zaba iz'Abafaransa cyangwa Abongereza byasabye ko zimura akazi ibiro gusa akaba ari byo bisigara mu bihugu byabo, ariko imyenda yabo igakorerwa nko mu Bushinwa, mu gukoresha ibihumbi byinshi cyane by'abaturage b'Abashinwa babahemba udufaranga duke cyane, nta n'inshingano nyinshi babafiteho nk'abakoresha. Byageze noneho mu myaka y'1980 Ubushinwa buri ku mwanya wa mbere mu bihugu bicuruza imyenda myinshi mwese, kuko 2/3 by'imyambaro yose ku masoko y'isi yakorerwaga mu Bushinwa, ariko ari business y'Abanyaburayi ahanini Abafaransa n'Abongereza. Ubutegetsi bw'Ubushinwa nabwo bwagiye noneho buvugurura politiki z'umurimo mu gihugu kuva muri iyo myaka y'1980, aho umushahara fatizo w'amadolari 72 gusa y'Abanyamerika bagenda bayazamura bigera mu 2019 yarageze ku madolari 326, ku buryo ntawe wakoresha muri iki gihugu ngo nurangiza umuhembe munsi yayo. Inganda zikora imyenda ubwo babonye ko inyungu zabo zaba zikomwe mu nkokora bidasanzwe, politiki yabo ya delocalisation y'ibirakomeje. Inganda z'imyenda bahungishije ibihugu byabo mu Burayi kubera imishahara iri hejuru ku bakozi, bazerekeza mu Bushinwa. Imishahara fatizo uko izamuka aho ngaho mu Bushinwa, naho niko inganda zabo bagiye bazimura nanone bazivana mu Bushinwa zerekezwa mu bindi bihugu ahanini byo mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Aziya, aho n'ubundi leta naho zitigeze zita ku kunoza politiki z'umurimo, kandi habarizwa n'abashomeri benshi ku ijanisha rinini cyane ry'abatuye ibyo bihugu. Ibihugu nka Pakistan, Bangladesh, Birmania, Thailand, Laos, Vietnam, Cambodia, Malaysia, Indonesia n'Ubuhindi, aho niho inganda nyinshi zerekejwe. Ni naho imyenda ku ngano nini cyane mu isi ikorerwa, ku buryo igihugu nka Bangladesh ubu ari icya kabiri mwese mu kohereza imyenda myinshi mu mahanga. Icya mbere kiracyari Ubushinwa. Muri ibi bice bya Aziya y'Amajyepfo ashyira uburasirazuba naho hari ibihugu bimwe na bimwe byimuriwe n'izi nganda zikora imyenda, noneho byatangiye gutegeka imishahara fatizo iri hejuru ku baturage babyo. Abanyaburayi ba nyirizi inganda nyinshi zikora imyenda batubwo ngo turahambira ibyacu tubasezere, nuko kandi babigeje koko bamwe inganda zabo zatangiye kwimurirwa noneho ku mugabane wa Afurika. Ni inganda zikora imyenda ubu ngubu amashami yazo zimwe zatangiye gushingwa mu bihugu nka Ethiopia, aho bakoresha abaturage baho ibidatandukanye cyane n'uburetwa, kuko babahemba amadolari atarenga 26 gusa ku kwezi mu nganda zikora imyenda. Uretse muri Ethiopia, ku mugabane wa Afurika izindi nganda zikora imyenda zimuriwe mu bindi bihugu nka Kenya, aho abakozi bihagazeho gato babahemba amadolari nibura 207 ku kwezi. Muri Afurika y'Epfo naho bakabahemba 248, no muri Lesotho aho babakoresha uko nguko mu nganda zikora imyenda bakabahemba amadolari 148 ku kwezi, n'ubundi aracyari hasi cyane. Kwimuka kwa hato na hato kw'inganda zikora imyenda zivanwa i Burayi zikajyanwa muri Aziya, ubu zikaba ziri kwimurirwa ku bwinshi muri Afurika, ntabwo ari ikibazo cyo kubona ibihugu by'abemera gukora mu nganda zabo hafi ku buntu gusa, ahubwo hazamo n'indi mpamvu ya kabiri ikomeye, kuko ibihugu bemuriramo izi nganda zabo ku bwinshi nanone usanga icyita rusange ari uko binafite politiki zijenjetse cyane ku bijyana no gusigasira ikirere n'ibidukikije. Akazi ko gukora imyenda ni kamwe mu gashingiyeho ibikorwa bihumanya ikirere bikangiza ibidukikije ku rwego rwo hejuru. Mu bihugu rero ibyo ngibyo bigenzurirwa hafi cyane, kuhakorera imyenda nabyo biragoye ubu, ku buryo nta yandi mahitamo abayikora bishakiraho ibyo bititabwaho cyane, akaba ariho bajya gukorera imyenda yabo. Umuryango mpuzamahanga urengera ibidukikije WWF ugaragaza ko inganda zikora imyenda zijugunya mu kirere ibyuka bya CO2 bipima toni miliyari 1.7 ku mwaka umwe. Ipamba ryonyine kurihinga mu isi kurikorwamo imyenda rihagarariye 2.5% gusa by'ibihingwa byose, ariko ryonyine rikiharira na 28% by'imiti yose yica udukoko ikorwa mu isi, mu mafumbire no kuririnda ibyonnyi. Ni ingano nini cyane y'ibyo byuka biva mu nganda zikora imyenda, ku buryo biruta ibijugunywa mu kirere n'indege zose hamwe, kimwe n'amato yose aca mu nyanja biteranirijwe hamwe. Ibyo bituma nanone harebwa ku ngano y'ibyuka nk'ibyo ituruka ku bikorwa by'ubuhinzi, ubworozi bunajyana n'impu zo gukoramo imyenda n'inkweto, kongeraho imyuka isohorwa n'ibinyabiziga mu bwikorezi bwayo, ikaba imyuka ihumanya ikirere itari munsi ya toni miliyari 2.1 ku mwaka ijugunywa mu kirere muri ubwo buryo. Mu gihe rero isi yiyemeje ko izamuka ry'ubushyuhe ritagomba kurenga degre Celsius 1.5 mu 2100, bivuga ko akazi ko gukora imyenda ubwako kasubirwamo, byaba mu buryo bw'ingano y'imyenda ikorwa mu isi cyangwa se mu buryo bwo kuyikora, ku buryo imyuka ihumanya ikirere bikomokaho igabanywa mu nibura 2 mbere y'uko bigera mu mwaka w'2100. Uvanyeho ibyo kandi gukora imyenda
nabwo ni ibikorwa bitwara amazi menshi cyane yitwa neza mu mijyi hirya no hino mu isi, ku buryo ari akazi kihariye 4% by'ayo mazi yose mu isi. Nk'urugero gusa bisaba buriya litiro 2,500 zose z'amazi mu kazi ko gukora ipantaro imwe gusa y'ikoboyi. Kongeraho nanone uburyo amazi ngo ahumangwa n'ibinyabutabire bitabarika bijyana n'amabara cyangwa amarangi ashyirwa mu bitambaro bikorwamo imyenda, amazi bisigazwa n'imyanda yabyo byinshi bikarohwa mu mazi y'imigezi n'inyanja. Akazi ko gukora imyenda mu isi ubwako kihari 20% by'imyanda yose ishyirwa n'abantu mu mazi, naho mu gihe hozwe ibitambaro bikorwa muri synthèse y'ibinyabutabire mbere yo kubidodamo imyenda, ibyo nabyo rero bisigaza amarangi abivamo hagasigaramo uduce duto twa plastike, ku buryo utwo turundanirijwe hamwe tungana na 35% bya plastike yose ubu ngubu yuzuye mu mazi y'inkombe z'inyanja. Reka dusoreza aha tubabwira ko uramutse ukeneye kumenya byinshi ku mateka, ubucuruzi na politiki mpuzamahanga ku myenda, imyambaro, wasomana byinshi mu bitabo twifashishije nka Mode Textile et Mondialisation cya Dominique Jacome, cyangwa Voyage au pays du coton, Petit précis de mondialisation cya Ricord Sena. Ni inzira y'ibihe kuri Radio Rwanda, naho ubutaha.